turi mu isi y'ubusizi hamwe na IRUTABYOSE Michel. Ariko se iyo ufashe umwana muto buriya maze ukamwohereza ngo agende agura agakingirizo hariya wumva nta soni biguteye? Niba kwifata ubona byanze uragira ubwoba bw'icyubundi. Ko umucuruzi atagira ubwoba bwo gucuruza uwo muco mwiza ntazi neza umumaro wako, ahubwo ugiye ukanamusanga nk'uko abandi bagura ibindi nawe ukaza nta gihombo kandi wihagazeho cyane. Ku mucuruzi rero kubonye kubaza ko bashye w'icyo yagufasha ubwo ntapfumwe n'ikimwaro, ndumva wamusubiza yuko ari agakingirizo mushaka, si ifaranga se ari gushaka. Koko uramutinyira iki? Yakugira ate se? Hari n'abandi ngo bagatsinda, ariko gatsinda gute? Rwose ndababaye. Ari ugatsinda gute? Gatsinda nyagutsindwa yo gatsindwa wabitsindagiye ko ngewe mbona nakwiye kubyina intsinzi. Sinkubwiye ngo mene ibanga ryaho ugiye ntihabareba, ariko nta n'ubangamiye nanone. Ese agatsindira iki mugenzi? Iryo zina ryako ko ritamwaye, kicyo karinda kizwi neza ko gakoreshwa ku isi yose, ndetse ko bizwi ko abatakumva babona ingorane nyuma yaho. Niba kwifata ubona byanze uragira ubwoba bw'icyubundi. Si we wa mbere shira impumu uvuge nguciye nk'amabere, yewe nta n'igikuba cyane acitse, ukomeje ahubwo kugira ubwoba amagara yawe yagucika, ukabura intama ukabura ibyuma. Niba kwifata ubona byanze uragira ubwoba bw'icyubundi. Ngo nge Michel ngo ndi kuboshya ngo nyine kwifata ndabisenye, ngo ntabwo umuntu mukuru urumva umubiri wamutegeka rwose kereka badafite ubwonko. Koko aho ndifashe ntacyo mvuze ntiteranye. Aherega maye ubuzima bwacu ntawe utazi ko bunahenze, ariko iyo wibagije yuko ubuzima bwawe burya buhenze ubuzima cyane mu isagonda maye, sinzi impamvu utaburinda. Ugahita wisubirira iwawe kagakingirizo ukajyanye, waba utazi uko gakoreshwa, ukeneye izindi mfashanyigisho babajyanama bacu nicyo babereho nanone ngute ngo ntago bagira ibanga. Mbisipata yegana cya gikarito cyatwo udukingirizo hari ibyakuyobora neza, nkabanda bamamarije kandi nta n'iyindi nyungu barama. Oya ariko nta nyungu itakubaka uyu muryango wa Kanyarwanda. Nge niko mbyumva ku giti cyanjye, wenda nawe ufite uko byumva, sinkwatiye kubitwarira mu kirere utashishoje. Cyane wa mugani nitwunge kuri bariye bavuga yuko ndimo kubeshya noshya abantu ngwisha inama, nubwo ngewe niteguye guti intego. Aherega ntabwo ari nebishyashya, ibi birirwa no mu mashuri. Sure ubuse nazinduwe no kubeshya, kandi byaba burya na byiza washishoje ukamenya yuko kagakingirizo nanone kigiye kagenewe ari nyacyo, ukamenya neza ko kitarenze byakurinda ingaruka nyinshi. Kandi ukibuka ko icy'ingenzi kiri na ngombwa ukamenya yuko kagakingirizo wahawe bagakoresha inshuro imwe, ntabwo wakamesa ngo ugende ugakoresha waba ubyishe. Kaba gahindutse nyine umwanda, bityo ukajyana aho umena imyanda. Ntabwo wajugunya aho ubonye se hamwe rwose umena ibishingwa, ahubwo waba ukoze ugataye nyine mu bwiherero bwawe, cyane cyane aba mu byaro. Semwa rero mw'isi turagoye, usanga umuntu yagize ubwoba ngari gutinya bamureba, agura agakingirizo urabyumva ngati se ubundi ubu nyine urumva hagize uwambona nkora icyaha. Nyumvira rwose, unyumvire nawe kugura intwaro yakurinda n'ibyo ari kwita gukora icyaha. Ushobora kwibaza ngo uti wenda ngo ndi gukangurira ngo abantu kujya gusambana ari kubyumva. Oya urambeshyeye, ntabwo ari ibyo ndimo gutoza, ahubwo ngiye mbona uba ushaka gukora ikintu wanateguye kandi wiyumvamo ni byiza. None wiramiye ukarwanya sida na yandi ndi kubabwira, Imana yakugira igicibwa. Aho namwe ntimukabeshye, ntabwo yakugira igicibwa. Niba kwifata ubona byanze ni kujya utakoresha intwaro, niba wumva wakoze icyaha ugasaba Imana imbabazi, ahubwo ubuzima bwawe bukiri bwose nta n'umuntu uteje akaga. Dore ko yivugiye ko ubwayo ko tugomba kumenya ubwenge. Hariho benshi rero usanga ubwenge buza rwose ari uko ingaruka zamaze kubasanga. Ubwenge Imana ishima si ubwo, dore ko abantu bangana imbere yayo ntabwo nera. Ni nayo mpamvu ntayiryarya ngo ndi kubemera, ariko Imana n'abatayemera ni ibyawe ntawe ncire n'urubanza. Ikibazo ni iki, ni uko usanga bamwe bagendera mu kigare bigasa nkaho bataba ku isi, kw'ingingo ya prudence bakayitokesha cyane. Dawidi akiyuririra igare maze muka urya agatwita, maze sikaze nayo ikamwota muri kware bakamuheza. Kandi yaza kumenya ubwenge yari kumwara ku giti cyiwe ariko atamwaye muri rubanda. Niba kwifata ubona byanze fata akabando gacuma imisi, ariko gakingirizo nkubwira ntabwo ngambiriye mugenzi jya gukora mu byizerwa. Mu gice cya kabiri tuzaza nkomeza ku ingingo yacu, bisaba kumva n'ubushishozi maze ugacangura ibyawe. Upfa kuba kunze amagara yawe gusa kubyumva ntibikugora. Ndavuga isi y'ubusizi hamwe na IRUTABYOSE Michel, wicikwa n'igice cya kabiri.